Rudahigwa waje mu Burundi akahikirwa, donc twe tubona ko yishwe n'akagambane k'ingabo z'umwami. Urumva yuko Rudahigwa yari yemeje yuko ubutegetsi busangirwa baca baramwica. Na Habyarimana avuye kwemeza kandi yuko nabone kanya gato cyane twumvise isasu kiratwuritse. Icyo indege irazima kirayiswata kiragenda nticyayihamya. Ngo Habyarimana baramurabishe. Byumva ko byabaye burije yuko tureba aho igisasu cyagize gute cyavugiye. Icyo nabonye nibyo bisasu byakubise iyo ndege, noneho nabo basirikare banyuzeho bagenda nyine batumizaho sinye nyine aho ngaho bagenda bagana aho ngaho. Ndetse n'imbunda yarashe iyo ndege yari mu nzu y'umugabo witwa Nyirinkindi. Mbese reka ubundi jenoside yo mu Rwanda imyaka izashira ari 50 cyangwa ari 100, ariko izafata FPR n'Ububirigi. Urumva ibihugu ndakubwira ko bizafatwa n'ino jenoside, imyaka izashira ari myinshi. Uyu munsi barabizinzika, niyo mpamvu bigeze muri imyaka 30 hatarabone ukuri nyako kutaragaragara. Impamvu kutaragaragara ni ibyo ngibyo bahisha, nuko ko ababifitemo imbaraga abayikoze nibo juste babihisha. Kuvuga ngo n'abatutsi oya abicanye 5 FPR yari yateguye yo gukora jenoside. Nko kuva muri Kigali bwa mbere, icya mbere nakubwiye ko ari abafaransa babategetse kuva mu mujyi wa Kigali. Icya kabiri nakubwira ko FPR yari imaze kunanirwa ishaka gusubira inyuma, kamaze kuvuga ati musubira inyuma gatoya. Urumva cyakitso ngo ni Marcel cyari yoboraga cyari cyaje data majoro muri icyo gihe, nyuma yuko indege hanuka niwe wahise abashira data majoro mu ngabo muri guverinoma y'abatabazi, cyahise kivuga kiti oya mukomeze mwagiserere ubarimo kwitegura gukora rupri. Ziga ngabo zari ziri muri sende n'ugwaye ruhara zagize muri ziraza kuzubwicanyi nyine bukomeye cyane, kuko none se ni naho uri bubonere ko ari bo bateguye ibintu. Abasirikare ba Habyarimana babandikiye bakababwiye bahamagara bakabwira bati mureke, bagiye babwiye Ntuza Darere wari yoboye ingabo za Minwari, babwira Kagame azana abasirikare be bahagarika intambara, duhagarika ubwicanyi. Haranga Kagame bashaka ingabo za FARC zifashanye n'iza FPR mu guhagarika abasivile abana mu kwica abandi. Mugabo uremeza 100% yuko abasivile biremba batutsi barabiye. Ivyo byarakozwe buse twaduhari. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizo Asemavumba, nkuko nari nabemereye mu kiyago nakoze dernièrement, nari nabemereye yuko uno munsi tariki 6 kiyago dukoze tariki 6 kwa kane mu 2025 hareze imyaka 31. Ubu abarundi bariko baribuka, bariko turibuka nk'ubaho twabuze tutanse Cyprien Ntaryamira mu gihe mu gihugu cy'u Rwanda naho uno munsi batanguye icyunamo aho bibuka imyaka 31 uheze habaye ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Rero uno munsi uko biri igihe nashikiriza yuko tuzoyaga kuri irya sanganya, kuri irya byabaye irya munsi itariki 6 z'ukwa kane mu 1994, hari inshuti yashimbwira ati mu 1994 jiwe na Bikanombe ivyabaye niho narindi. N'umunyarwanda asanzwe abanga mu Burundi, arashobora kubidondora. Ndabaramukije. Murakoze cyane, ndabasuje namwe bakunzi ba Simbizi, ndabaramukije cyane kandi nishimiye kubana namwe. Ku bantu bariko baradukurikirana hano kuri no rubuga, murashobora kubidondora muri bande? Njyewe amazina yanjye nitwa Abdallah Bicahaga, nkaba ndi mwene Habifura Thomas, nkaba mvuka i Kanombe hafi y'uwari umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal muri segiteri Nyarugunga, aho niho mvuka. Ubu mfite imyaka 60. Rero indege Habyarimana ihanuka bayihanura nari ndaho ngaho, yahanutse ndeba amasasu yahanuye narayumvishe,
donc rimwe ryararashira yihusha bituma tureba hejuru, abiri akurikiyeho twarayabonye. Yego. Nkeneye kumenya imbere yuko genre imbere yuko ivyo biba, ndakeneye kumenya itariki 6 i Kigali ujya munsi hari hameze gute, tension yari imeze gute, abantu bari bameze gute, bese uko bari bameze nkuko hari ikintu gihava kiba. Oya, donc nta kintu bari bazi, twari twiriwe nyine nk'ibisanzwe, muvuma zikorwa nkuko bisanzwe, abantu bagenda nkuko bisanzwe, ntabwo banabukiye buhari, ku buryo n'indege yiza yaje tuyumva ntacyo twari twiteze ko kiri bube, gusa twagiye kumva twumva nyine ishyano riraguye, ariko mu by'ukuri hari hiriwe, hari umutekano ntangere. Havugwa ibintu byinshi kwihanurwa gari rya ndege. Hari bamwe bavuga yuko hari bamwe bavuga ati ni FPR yayikoroye, abandi bakavuga ati ni abasoda batari bashigikiye imishikirano yari kiraba. Ndakeneye kumenya kijya gihe mu myaka ya 90, kuko ipare yuko ibitero byatanguye mu 90. Ndakeneye kumenya imbere ya 90 abanyarwanda bari babanye gute. Abanyarwanda, abahutu, abatwa, abatutsi twari tubanye mu mahoro. Twarashyingiranaga, twaraturanaga, twaratabaranaga, twari tubanye neza cyane. Nta kibazo wabonaga kiri hagati y'abahutu n'abatutsi, byaba mu mikorere, byaba mu migendere, byaba mu myigire, tubabonaga ibintu nta kibazo gihari. Ndetse navuga ko icyo gihe hari intero yari iriho, n'indirimbo zavugwaga zicunwa ngo nta gihugu cyaruta u Rwanda, nyirango hari indirimbo ivuga gutyo. Nanjye icyo gihe nuko nabibonaga, nonaga nta gihugu cyaruta u Rwanda, kuko nabonaga hari amahoro ntangera, abantu twari dufite umutekano uhagije, twari dufite amahoro bihagije, mbese mbere ya 90 mu by'ukuri ibintu byari byiza cyane. Yego. None ko mu ndangamuntu zanyu harimwo amoko, byafashe iki? Ibintu by'amoko n'uyu munsi ubutegetsi bw'u Rwanda burabyitwaza, kandi ibintu by'amoko kwandikwa madanite n'abategetsi b'u Rwanda ni igihe murabizi ko u Rwanda ni u Rwanda rwa koloni, donc rwabaye muri koloni kimwe n'u Burundi na Kongo, dukorana twese n'Ububirigi. Ariko mbere yuko abakoloni bahagera, abahutu bari basanzwe ari abacakara b'abami b'abatutsi, donc bita abatutsi, ariko ngisimera ko ari abatutsi. Mu by'ukuri ibyo nabyo tuzabiganiraho kugira ngo dusobanure dutandukanye mu by'ukuri umututsi n'umunyarwanda. Kubera kuko iyo tubuze umututsi, donc ahubwo dusanga abanyarwanda bajya kwica abahutu babanje kwica abatutsi. Donc ibyo byarabaye mu Rwanda, biba mu Ruru, aho bagiye bajya hose abanyarwanda bagiye babanza gukora igishyano ryo kwica abatutsi kugira ngo bice n'abahutu. Kubw'ibyo rero njye nkunda dohona namaze kubona indi ntuze yuko namaze kubona ntuze itandukanya abanyarwanda n'abatutsi, kubera kuko buri gihe iyo ikintu kigiye kuba, abatutsi nibo babe nta bwa mbere gupfa, hanyuma abahutu bakabona kugira gute gukurikirana. Hano mu Burundi ngira ngo mu majenoside yahabaye, byaba muri 65 muri 72 hari byagendaga bibanza kuba, donc nk'umwami Ntare wa gatanu nibo babamwishe bwa mbere, yari umututsi ariko yishwe nabo ngabonye, donc yapfuye kuko abo banyarwanda bageze hano mu Burundi. Hari minisitiri w'intebe wa mbere w'u Burundi yapfuye muri 1960, niba gizina rye, nawe yishwe, donc wishwe n'umunyarwanda, nawe niba gize n'umunyarwanda, ibyo turabizi neza, n'umututsi w'umunyarwanda, donc n'umunyarwanda nyine wamwishe. Kubw'ibyo rero iyo tuvuga ngo abatutsi, tukavuga ngo ingoma y'abatutsi, hari abatutsi nge ntekereza ko tuba dukomerekeje, kubera kuko nabo kenshi barapfa rimwe na rimwe, kubera ko abanyarwanda baje banabashuka ko ari bene wabo, bagiye babatera inkunga nko muri 90, barabatera inkunga zihagije nka Rwigara, Sinaporo n'abandi bagiye, donc bose barishwe, kandi bicwa n'abatutsi, kandi bicwa n'abandi bitangu n'ibinde wamwe b'abatutsi. Ibyo rero kandi mu by'ubakuru babica barabagiriye neza, barabafashije bihagije. Ubwo rero kubitiranya abo bantu, nge ntekereza ko abatutsi bibeshya, abahutu bakibeshya ko bari abantu ari bene wabo. Ndakeneye kumenya gato
hari ikintu byambara kuravuga 5 n'icenda byagenze gute kugira bamwe bisanga ari abanyarwanda bamwe bisanga ari impunzi byari byavuye kuki hari ikintu ntari nagusubije ku byerekeranye n'idanite yanditsemo amoko bo ngira ngo abakoroni bamaze kugera muri bino bihugu muri kano karere k'ibiyaga bigari umutwe habanje abadage mu Rwanda rwabanje kuranzwa n'abadage muri za 1995 bo hanyuma baza gukurwamo n'ababirigi ku ntambara yabaye kuva muri 1916 noneho baha Loni ibaragiza u Rwanda Uburundi na Kongo neza muri 1919 bo byaraje kubera uburyo baje abazungu abakoroni baje bagasanga mu Rwanda bimeze basanga abantu bahatse abandi mu Rwanda ari abatutsi kandi basanga ni abantu bakeya noneho bibaza ukuntu abantu bake bategeka abantu benshi noneho bibaza ko abantu bafite ubwenge butangaje noneho bituma babaha n'ikizere amashuri bashyizeho nibo babanje kuyiga bonyine kubera faveri babahaye bo ubwo rero kwibwibyo abazungu muzi ko bakunda gukoresha ibintu byo gukora ubushakashatsi nibwo bakoze ubushakashatsi baratekereza batari ko ubundi umututsi n'umuhutu umutwe batanira hehe uko basanzemo ko atatu ahari avugwa uyu munsi hari intero ivuga ko ngo aribo bazanye amacakubiri ko gise ko mbyemera njya numva hano mu Burundi rimwe na rimwe byibishya gutyo ngo nibo bazanye amacakubiri ko siko mbyemera ahubwo bo baraje basanga ubututsi buhari mu burya si Gifaransa si Gifurama donc ni indimi zacu kubw'ibyo rero bazaje basanga ayo moko ahari kandi baraje basanga nko mu Rwanda hashize imyaka myinshi kuva mu mwaka w'1991 nibwo uwitwa Gihanga ngo yahanze u Rwanda nabwo ako kantu kitwa Rwanda ni akantu kagasabo karimo amasigiteri cyangwa se imirenge 9 mu by'ukuri ni akantu gatoya nabwo Gihanga yarinze avaho katari gitwa u Rwanda paka bigira mu mwaka 312 nibwo utwa Ruganzu Rwimba byatangiye kwagura ngo u Rwanda akoresheje kwica abantu tagira kwica abami b'abahutu ubwo rero nibwo agenda agava ngo aranda ari ku Rwanda ari kurwagura noneho muri filozofi y'abahimbye u Rwanda bari bafite filozofi y'uko u Rwanda rutagira imipaka niyo mpamvu ubona ukunda guteza umutekano muke mu bihugu bituranye ndetse afite filozofi y'uko bashobora gufata ikibazo kuko bavuga ko ngo ahari umunyarwanda hose ari mu Rwanda donc iyo nta kiri kibibatera byaterwa nuko bavuga bati hari tuzahigarurira dukoresheje kubica dukoresheje kubarangiza dukoresheje kubarimbura kuko bararimbura nta kindi bakora nuko bararimbura bagasenya bakiba kandi donc mu kuvuga ngo filozofi y'umunyarwanda arica akarimbura agasahura nk'amazina yo mu Rwanda arabigaragaza hari abitwa ba Mutara bari bashinzwe kwiba bari bashinzwe kugenda biba abantu bagira gute nuko bagenda biba ubwo rero nuko nguko no rero ko ababirigi mu rwego rwo kwibaza abo bantu bakeya gutya baje bagahaka abantu bangana gutya biterwa n'iki kuki babarusha ubwenge kubera iki none uvuga ati bundi batandukana hehe nibwo bagize igitekerezo cyo ngo reka none tubarebe bitandukanyirizo by'umuhutu umutwa n'umututsi bo muri uko gupima babajije umwami urumva none bigende bitatu donc tuvuge tubabaze ubwoko bigende bite nuvuga ngo kubera ko aribo bari bafite puissance bo bumvishe ko kumva ko abatutsi ari bo bategeka donc ari cyohero cyabo nibo rero bahisemo nagara abahutu babihisemo ubarabiraga abahutu ngo bandekaga marandi ubwoko ariko sibo babihisemo ahubwo kubw'abami muri 30 kangahe nibo bemereye abazungu ko donc umuntu yagendaga bakamupima uburebure bakamupima mu gatuza bakamupima gute basanga mu abahutu rero babaga bari abantu bafite ibigango banini bafite amaso hanini noneho bakabapima kabati bo none ibarangiza gupima kabaga uriki wowe ngo kwivugira ngo ndi umuhutu bakandika ngo uno mutu ufite metero zinizi uburebure ngana gutya ibiro bingana gutya ibintu nk'ibi ngibi noneho bakabona ko majorite mu bahutu batarenza metero 180
iri majorite ntabwo byivuga ko nta wavuze ko hari umuhutu wenda afite metero ebyiri birashoboka ko hari uwafite metero ko hari umuhutu kandi afite metero ebyiri ariko iyo mu bushakashatsi babonye ko ari nka 5% bemeza ko abenshi donc ngo abahutu bateye uko no kuvuga ngo abahutu imiterere y'umuhutu no kuvuga ngo ntago ntigatse kenshi beneza metero 180 nta nubwo ari kenshi bajya munsi ya metero 170 none bakavuga ati umutwa ntago ari kenshi bajya hejuru ya metero 170 urumva nta nubwo ari kenshi bajya munsi ya metero 150 wenda ofete urumva aho nashaka kumenya urumva yuko bamwe baratwara uravuga yuko ico gihe intwaro mu Rwanda ibyo byose byabatwara abatutsi sivyo nkeneye kumenya 5 9 nibyo ofete nari nkeneye kumenya juste kugira turabe ingene tugaruka muri 94 igihe 5 9 byagenze gute ya revolution twumva yuko ari revolution yabaye mu Rwanda turumva yuko ari n'umwami w'u Rwanda yahungiye mu Burundi kube hari umwami w'u Rwanda yapfiriye no mu Burundi banashaka utara turakeneye kumenya byo byagenze gute byari ibintu nyabaki ngira ngo muri 48 Loni yifuje ko ibihugu bya Afurika bigira ubwigenge hanyuma bimaze rero imaze kubitangaza urumva abanyafurika bamwe barabyishimiye harimo ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda bw'ubwami kuko hari imbaraga bwari bwarambuwe mu gihe kuko nibuje ntabwo abami bakomeje kugira imbaraga nk'izo bari basanzwe bafite mbere kose navuga ko Musinga wayoboye u Rwanda kuva muri za 70 nyuma y'intambara ya Rucushu umwami Musinga ntago yabonye uburenganzira bwo kwica nkuko abamongereje babicaga donc nuvuga ngo hari ibyo mbese hari ibyo yabujijwe ubwo rero yishimiye uko donc iyo independence noneho batangira nyine kwigomeka ku babirigi noneho rero ababirigi nibwo hamwe nuko babirigi bari basanzwe imyaka myinshi bari mu Rwanda babona uko abahutu mu Rwanda bakoronijwe babona mu gihugu cya Rwanda bicwa babona uko noneho bituma nyine bakreya abahutu bari bake bari bamaze kwiga ko mbere nakubwiye ko abigaga bari abatutsi gusa ariko twaje kugira amahirwe haza andi mashuri y'iyobokamana abahutu bajya mu maseminari no kwiga ubwarimu donc niyo mashuri biza ariko amashuri yigisha ubutegetsi mu ishuri ya Sida ryabaga i Butare yigagamo abatutsi bonyine kugeza muri 59 nta muhutu ugeze aryigamo ubwo rero nibwo muri za 52 bakayibanda muri za 52 batangiye gushinga za muvoma noneho bizavuyemo amashyaka ya politike muri 59 intambara yo muri 59 avuga ngo ni revolution iriya revolution mu by'ukuri ntabwo yakozwe n'abahutu nubwo abahutu nabo babyiyitirira ariko biriya bintu byatangijwe n'umwami navuga ko mu gihe abahutu bari barimo gushaka kugira ngo nabo igihe Loni yari imaze gusaba ubwigenge n'ibihugu bya Afurika byose maze kwishimira ko ubwigenge byabibona nuvuga ngo abahutu mu Rwanda bo bavuze bati twebwe icyo dushaka ni ukuva mu karengane durengaho n'abatutsi natwe tukagira pouvoir mu gihugu natwe tugategeka natwe dushobora gutegeka rero ntabwo ari byiza ko ababirigi bagenda ko abakoroni bagenda badusigiye abantu bakidutegeka noneho ntabwo twazabakira noneho bituma rero bifuza ko babanza kubona kuvanaho ingoma ya Gihake noneho hakazabona kuvaho ingoma ingoma ya gikoroni ubukoroni bukavaho ariko bamaze kuva mu Gihake ni muri urwo rwego rero banditse n'impapuro nyinshi abami n'abanzi babandi hari icyo bise ngo mizo pwe yanditswe n'abatutsi n'icyo bise nibagiwe inyandiko y'abahutu ukuntu bayise yasabaga uburenganzira bw'abahutu ariko abatutsi bo bakavuga ko ngo ntacyo bapfana n'abahutu ko batagomba kujya mu butegetsi ndetse tuvuga ko n'uyu mwami Rudahigwa waje mu Burundi akahikirwa donc tubona ko yishwe n'akagambane k'ingabo z'umwami cyangwa se kabari mu bwami aribo bamba bashobora kuba baramugambane agaterwa rurashinge rwamwishe kubera kuko ntago bari bishimiye ibyemezo yafashe muri 50 na kangahe
byo gukuraho kugabanya ibikingi by'abagaragu no kugabana inka kugira ngo n'abahutu nabo babone nabo batunge no batunganire. Ufite mu ncamake ndiko ndabira impamvu nenda kubaza ico kibazo ni kubera ivyo hariho nari narigeze kuvyumva mugabo ufite n'imvira ari nkene juste mbone yuko si réellement c'est vrai ivyo byuko kuko tubiravye tuza turaba n'imishikirano Habyarimana yarimwo biraboneka yuko hari nk'isano byo bifitaniye kuko il paraît que kijya gihe indege ikoroka bari bavuye mu bisa n'ivyo nyene vya Rudahigwa nyene yarimwo urumva yuko Rudahigwa yari yemeje yuko ubutegetsi busangirwa baca baramwica na Habyarimana avuye kwemeza kandi yuko nabone eske nk'umunyarwanda genda umurundi ko twebwe ngaha rwazi ngene twibaniye twutegeje twarabusangiye atangora niwe nari nkeneye kumenya ico kintu niyo mpamvu nagombye kuja inyuma gato mu mateka kugira abo turiko turasangiza ikiyago babone origine yavyo ico Rudahigwa na Habyarimana uruvugwiwe nk'umunyarwanda wewe uri kuraraba iyo concept wewe wamenye ivyo bya Rudahigwa n'ibya Habyarimana wewe nk'umunyarwanda ubisesangura gute? Ngiye mbisesengura ko nyine n'ibya bindi by'abanyarwanda bigomba kuzatandukana n'iby'abatutsi nyine kubera ko abatutsi bagiye bagwa muri ibyo kumva na Rudahigwa biguyemo ko we ntabwo navuga ko gusa nuko mu mico y'abanyarwanda n'undi basanze bari basinzwe barwanira n'ubutegetsi tugiye mateka twasanga n'undi nabo bwabo baragiye barwanira ubutegetsi nabo bwabo rero navuga ngo muri ibyo bya 59 impamvu yuko Rudahigwa nyine yicwa tuyikura aho ngaho twebwe nk'abasesenguzi ngiye sesengura amateka yanjye kuko ngiyo doko mateka ntago fata amateka ngo nyafata ko bayambwiye oya ahubwo iyo nyafashe ndanayasesengura nkavuga nti iyi niyo mpamvu byagenze uko ibi niyo mpamvu byagenze uko ibi niyo mpamvu byagenze uko nguko iyo nkurikije ibyabaye hagati aho ngaho Rudahigwa atanga donc yemera ko abahutu nabo bajya mu butegetsi bagabagira ibikingi bagira inka bagira iki byo nca donc nkareba nibiko abatware bibe muri cyo gihe abari bamwungirije muri cyo gihe bitwaye sanga Rudahigwa yarazize abo ngabo none niyo mbonye na nyuma yabwo uko baje kwitwara nyuma yuko Rudahigwa pfuye bakamushyingura hanyuma bagashyiraho undi mwami witwa Kigeri ndahindurwa noneho gashyiraho ingabo z'umwami iriya revolution niyo ntabwo twayivuyeho donc kugira ngo biriya bintu byo kwicana muri 59 byazanywe n'ubundi n'ingabo z'umwami nibo batangiye bica abitwa bakanyoroka apfire mu Burundi donc yari yahunze ayicarwa hamwe n'umurundi witwaga Basebya babicana n'abana babo bose n'abana n'umurundi baramwica n'abana be n'umugore we donc babije Kanyaruka na Basebya hanyuma bafata abana abagore n'abana babajyana Butare kwa Rudahigwa kwa Nuza kwa Kigeri niho bapfiriye ubu ntago tuzi uko byagenze nyine na donc tubura ko bapfuye donc naho intambara yatangiye mu byukuri ibyabaye muri 59 abahutu bakoze resistance donc baritabaye kuko nyuma ibyo kandi byabaye nyuma yuko nanone nyuma yuko abakanyira kwa bicwa n'abasecyugu n'abandi donc noneho bageze aho gukubita mbonye umutwa nabwo bashaka kumwica agize amahirwe yari umwe mu bahutu bari bamaze kuba abagaragu nako bamaze kuba abatware nabo bafite kasu shoferi batwaye donc noneho akubitwa na nisoresore ngo z'abatutsi niko bita ngo nisoresore z'abatutsi ariko ni ingabo mu byukuri z'abatutsi nyuma yo kumukubita nibwo noneho abahutu bavuze bati birakomeye batangira kwirwanaho noneho nyine ukubera bwa bwishi bwabo birumvikana ko barushije nyine abatutsi imbaraga batutsi kandi nabwo abicwaga cyangwa se basenye ntabwo abicwa kenshi barasenyerwaga bakagira gute abagiraga n'abantu babaga ari abashefu babaga bafite ibyo bakoreye abahutu bibi noneho nibo batwikiraga nibo bagiraga ariko nk'abashefu ingero zirahari hari abashefu batahunze kubera kuko bo bitwaraga neza mu bahutu cyangwa se n'uwahunze ariko agaherekezwa n'abahutu bakamugeza muri Kongo mu Burundi na Uganda iyo yagiye okay hama juste
tuje bamaze guhunga urumva yuko aho 59 abo bashefa bamwe bahunze n'abaki urumva n'abamunya bahavuye baza mbese mu byukuri ntago bahunze ubwicanyi ahubwo bahunze ko Abahutu bategetse bakunzi basimbiza Semavumba iki kintu namanda kibabwira cyane yuko muri 59 nta ntambara yari hari mu Rwanda jewe ufite abahunze 59 ndabagereranya nk'abarundi bahunze muri 2015 kubera mu Burundi nta ntambara mu 2015 yari hari n'abantu banse ubutegetsi bavuga bati dushobora kubaho muri ubu butegetsi bwatowe n'abene gihugu so murumva neza yuko mu Rwanda muri 59 impunzi za 59 nyagiye ubunazo babwira ngo hari intambara yari kiraba ahubwo abahunze nabanse gusangira ubutegetsi n'Abahutu voilà rero tugomba rero tujere kuri mu 90 mu myaka 90 bamaze kuba myaka myinshi mu buhungiro bobo objectif kwari yuko bagaruka baze gutwara sibyo abanyarwanda nkuko yatangiye bitubwira ngaha bari babanye neza myaka imbere yaho babanye neza banahana n'abageni byose bimeze bon mugabo guhera 90 intambara ziratangoye imishikirano amasezerano y'Arusha umengo araba 92 ndakeneye kumenya we wari uhari nizahe mvo zatuma vyanka yuko leta irimwo bose ibaho ko imbere yuko gandege yamanuwe bari bavuye kurangiza bavuye kwemeza ko Habyarimana yari yemeye byose yari yemeye gusangira nabo ubutegetsi ibyo bari bemeye yari yemeye iki amasezerano ya FPR na leta ya Habyarimana yavuga iki donc aya masezerano avugaga ko bagomba kuvanga ingabo bari bemeranyije igitigiri ko bagomba kuba 40 kuri 60 bo bari bemeje ko hari imyanya FPR yari yemerewe mu butegetsi muri za ministeri no mu donc mbese mu myanya yose y'igihugu donc FPR yari yemerewe mu imyanya ariko nkuko mubikurikirana hari igihe cyo kurahira cyarageze FPR irabura ntiyitaba kubera ko ntago yari ikeneye ko isangira n'Abahutu ubutegetsi kuko muri filosofi ya FPR cyangwa se y'abanyarwanda mu by'ukuri no kuvuga ngo bo ntago bazi doko bavuga ntago bemera demokrasi ntago bemera amatora kuko bazi ko bavuga ko nta wabatora ko bigaye ubuke ariko kandi n'imitegekere yabo n'uburyo ari babi n'uburyo bategeka nabi nabyo bikaba impamvu yuko badashobora kugira gutsinda iyo haramutse habayeho amatora yagutse ibyo ngibyo rero ntago bigeze babishaka na gatoya ahubwo nuko wenda uri kusimbutsa cyane tugiye mu mateka neza tukareba uko intambara yagenze muri 90 ubundi iyo ntambara 90 yaje iyobona Rwigema bwa mbere hanyuma Rwigema ku munsi wa kabiri gusa aba arishwe bira nabyo muri politiki hari icyo bivuze kuko no mu mateka y'abanyarwanda ibiriya byagiye bibaho kuko habaho abantu ngo bamenera igihugu amaraso ngo kugira ngo bagitere umwaku hanyuma igihugu kiriye gute do mu myumvire yabo nuko bagira gute nuko bavuga hanyuma mu bintu rero byabaye mu by'ukuri kuva muri 90 nibirebye ukuntu aho inkotanyi zageze hose zagendaga zica ku buryo nta hantu zari ziri hasigaraga umuturage kubera kuko uwabaga ahari zaramwicaga kubw'ibyo rero bigatuma abaturage nyine aho bari bahahunga benshi bari muri za Nyacyonga za doko muri Kigali bese niho bari henshi barahunze inkotanyi kubera iki ko inkotanyi doko byazo n'ukwica bo kubw'ibyo rero niyo mpamvu navuga ko n'amasezerano y'amahoro ntago bayashakaga FPR ntago yashakaga niyo mpamvu bakoze n'ibishoka byose kugira ngo barebe ukuntu bakuca Habyarimana bityo bifate ubutegetsi bwose be kugira uwo basangira no ubutegetsi kandi koko ibyo bashakaga babigezeho n'uyu munsi nuko bimeze ubutegetsi burimo FPR yonyine
uvuze ati ni nk'izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo na hehe baga bati abatutsi barageramiwe baragize nuko hama mu nyuma ngo abatutsi bapfuye babishe babamaze hama mu nyuma kandi ngo abatutsi bafashe ubutegetsi ivyo bintu hariho wanashaka naje gushika no munota sindatahura iyo fenomene ndakeneye kumenya ati none kabikubwira gace mu tekamo donc impamvu tugomba gutandukanya n'abatutsi n'abanyarwanda mu Rwanda nyine intambara yateye muri 1990 hanyuma koko haboneka abatutsi batanga abana babo kugira ngo vatasha inkotanyi mu ishyamba bo ntago zirafata urumva bo mu byukuri ibyo byose baragenda koko ariko mu gihe bari bariyo uyu munsi dufite ubuhamya bw'abari bariyo b'abatutsi bagavuga ukuntu bishwe urumva icyo gihe bicwaga nta muhutu wishe umututsi bicwa n'abandi babita bene wabo ari babica donc bisobanura ko bari abantu muri donc batunzwe n'amaraso no kwiba nta kindi no kuvuga ngo baje kurengera abatutsi ntagaribye kuvuga ngo barajya kurengera abatutsi muri Kongo sibyo ahubwo gusa buriya ni ikintu bashyira imbere kwitwaza kugira ngo bakerekane gutyo bashoke nyine abitwa abatutsi bumve ko nabo bagiye kugira pouvoir noneho bitume baha amaboko ariko mu byukuri bamaze no kufata ubutegetsi barabica none ofete ikintu nenda kubajije harabaye genocide harabaye ofete none ari nkeneye kumenya igihugu baci bagifata gute bagifashe nabi kuva muri 1990 se nyine iyo genocide yakorewe bavuga ko yakorewe abatutsi icyambere cyo ribuwe n'abatutsi urumva gute kandi indege none burya none iyo ndege bashinja ofete nkeneye kumenya kuko turavye indege aho yakorokeye nagerageje kurondeza gauche droite ariho hari possibilité zibavuga ati yuko missile ishobora kuba yavuye muri Masaka donc byaza kubigeraho ngira kuri niho nari nkene kukurumva ukavuga ati si ari hajya hari kure byari bigoye kubera amabariere yari ahari cyane kuba yavuye missile ziba zavuye i Kanombe sivyo ndakeneye kumenya bobo umukuru w'igihugu amaze gupfa ubwicanyi reka tubanze tuzenda uburyo umukuru w'igihugu yapfuye bo hari ku itariki nyine 6 nk'uyu munsi hanyuma nkuko nakubwiye twiriwe turi amahoro nta kibazo dufite twese bo ku mugoroba nibwo nagiye kubona mbona twe ingendo umusiramu murayibona dufite rero umusigiti uri kuri 15 kuri 15 nyine ni umuhanda ukomeza ujya Kabuga unyuze nyine kuri 19 aho ngaho nyine ya Masaka aho baraseye iyo ndege twaje kubona akajipe karimo abasirikare babiri batandatu bivuga ngo ni umushoferi uri imbere yicaye impande z'umushoferi n'abari inyuma ye bane ubwo baragiye twe turatawaza tujya mu nzu munsi y'igiti turasari tumaze tugaruka ku ibaraza twicara tutegereje ko arayisha igera kugira ngo twongere dusare ry'ijoro hanyuma dutahe twagiye kubona tubona indege akamodoka karagarutse ariko kagaruka karimo n'umushoferi n'umuntu umwe abasirikare bane bari inyuma bose basigayeyo bari babirigi ubwo n'ubuhamya n'abatanze no kuri kanare y'umunyamakuru twa Nkusu w'Imana Nyesi nabitanzemo ubuhamya n'ubwo ndabisubiramo bo ubwo twibaza aho abasirikare bane basigaye biratoshobera bo okay ntacyo twari twiteze nyine twakomeje kwibira aho ngaho dukomeza kwiganirira turasari turataha tugeze mu rugo rero twebwe iwacu na twari turimo kurira mu mbuga hari ukwezi donc ukwezi sinzi niba uko umuntu mu Kirundi donc igihe abari ninjoro ariko hagaragara cyane mbese ukwezi gutangaje kuhabona cyane ku buryo ushobora kubona n'umuntu uri kure cyane bo hari ukwezi kuhabona cyane noneho tubirangwa no ko turira hanze ntitwajya mu nzu bo noneho tugiye kumva twumva indege Habyarimana iraje twa tuyizi twa turizi twangu igo ni Habyarimana uje tukunza kwirira tugiye kumva mu kanya gato cyane twumva igisasu kiratwituritse icyo indege irazima kirayiswata kiragenda nticyayihamya ngo Habyarimana baramurabishe byumva ko byabaye burije ko tureba aho igisasu cyagize gute cyavugiye naho indege yavugiraga n'uburyo yacecetse tuze ngo y'amaso ubwo
muri Kirexicon umupilote kora yafashe ibinye ashaka kugwa ku kibuga cy'Ikanombe. Donc i Masaka ni hafi y'ikibuga cy'Ikanombe. Yo ugeze i Masaka ugiye kugira nyine muri Nyarugunga ukanyura nyine kwa Habyarimana, hejuru ya Habyarimana, hanyuma ukagenda nyine ukafata nyuma ukanyura hejuru y'ikibuga y'ikigo cya gisirikare ukinjira ukagera ku kibuga cy'indege. Bo hanyuma ubwo ngubwo ibyo tugiye kumva twumva ibisasu yakije, none ibisasu bibiri nibyo papa byo byihuta cyane, ibyo byayihamije rero imanuka igurumana ishya donc za micra aturagurika po yaragenda nyinigwa Habyarimana mu gikari cye neza bamwe bihanika mu giti, abandi mu mbuga, abandi donc mbese imirambo nyine yangiritse ku buryo bugaragara. Ntago ronge nagize kwabyana ngo nje kuri imirambo ukwisa gusa icyo nabonye nibyo bisasu byakubise iyo ndege. Noneho nabo basirikare banyuzeho bagenda nyine batumizaho sinye nyine aho ngaho bagenda bagana aho ngaho kwahise tunavuga ngo barasi babirigi donc nuko twabyibajije. Ariko mu gihe natangaga icyo kiganiro ku Murabyo TV hari abantu baje kumbwira bakoraga ku kibuga cy'Ikanombe bambwira bati ayo makuru uvuze niyo, ndetse tunataha saba ngabo bane gusa bari bahari, ahubwo hari abandi basirikare benshi babirigi bari bahari, ndetse n'imbunda yarashe iyo ndege yari mu nzu y'umugabo witwa Nyirinkindi iri kuri 19 nyine hafi ngo i Masaka. Urumva niho imbunda yirashe ni ikizu nyine kitari cyubatse, ni kuba warubatse inzu y'amatafari ariko utarayisakara, rero imbunda niho yarishinze. Iyo mbunda rero niyo gizute niyo yarashe iyo ndege igwa uko nguko. Umva indege yarasiwe Masaka ntiyarasiwe Kanombe, yarasiwe Masaka kuko erega donc uretse kuza donc hari ikitwa ngo raporo Mutsinzi cyaje kivuga ko yarasiwe Kanombe biranubujije kuko donc urumva niyo ujya kurasa inyoni uyireba gutya ntago wayihamya genre si namba indege yarasiwe Masaka bica bishingwa nde Ububirigi canke FPR. Donc njewe ubundi kira gikorwa Roni yari kirimo. Yego. Roni mbese reka ubundi genocide yo mu Rwanda imyaka izashira ari 50 cyangwa ari 100, ariko izafata FPR, ifate Roni, Amerika n'Ubwongereza n'Ububirigi. Urumva ibihugu ndakubwira ko bizafatwa n'ino genocide, imyaka izashira ari myinshi. Uyu munsi barabizinzika, niyo mpamvu bigeze muri myaka 30 hatarabone ukuri nyako kutaragaragara. Impamvu kutaragaragara ni ibyo ngibyo bahisha, nuko ko ababifitemo imbaraga abayikoze nibo juste babihisha, kubera kuko iyo babishaka uwahano indege yari kuba yaramenyekanye kera baramugaragaje. Ubungubu akabote ntwari baragahishe kandi nibo bagafite. Ama ikindi gice kiza none kuko indege hanuwe ubwo nyene hacaba ubwicanyi ubwo nyene ntiboneka yuko ubwo bwicanyi bwari bwateguwe bien nawe. Rien donc reka mbwi byose bitegurwa nyine n'abanyarwanda n'abari aba na FPR nibyo yabiteguye gutyo. Ibiri byose FPR ijya gukora cyangwa se abanyarwanda bagiye bakora bagiye nakubwiye ko bibanza gutyo. Donc ni nanga mu Burundi hari amateka yaho njya numva avuga ko n'ubwicanyi bwo muri 70 na kangahe bujya kuba babanje kwica abatutsi sinzi ngo bahehe kugira ngo nyine babyitirire ko abahutu doko bagiye gutabara abatutsi abahutu bayishi. Donc mbese bikwica abahutu niba bica be kugira ibyo ubarengera, kubera ko bavuga bati tubishe kubera kuko nabo bishe bene wacu. Turabivuga naho ariko ibiriya bintu byose byateguwe na FPR inkotanyi. Nira genocide nibyo undi kuvuga bizasanga yaratugwa na FPR inkotanyi, ndetse ngo n'impapuro zarateguze zarafashwe, hari abantu bazifite, hari abantu bizwi ko donc aho uko yateguwe uko byagenze byose hari abantu babivumbuye bageze aho impapuro, ariko nyine kugira ngo bigaragare biragoye kubera cya kibazo nyine nakubwiye. Ariko ukize no muri logique urumva bo izo ntera hamwe avuga zari ziri mu Rwanda, uwari ziyoboye yari Kajuga Robert yari umututsi. Donc noneho tugira n'amahirwe na Rutaremara ubwe yivugiye ko muri mbere yuko indege hanurwa muri buri serire no muri buri nzego hari harimo 5 kuvuga ngo muri buri serire donc nakantu twavuga
nka quartier. Donc muri buri serire hari harimo 5 urabona serire zo mu Rwanda niyo tugiye mu imidugudu irenze 1014 n'amagana. Noneho iyo ndavugiye mu Rwanda, noneho urumva yiba muri buri mudugudu harimo 5 abatutsi 5 sinzi niba dona abicanyi 5 kuvuga ngo n'abatutsi oya abicanyi 5 FPR yari yateguye yo gukora jenoside. Urumva bari bashyizemo 5 robera barahagije, urumva kugira ngo bakreye jenoside kandi ikorwe bitewe n'ibikorwa bakoze no kwica nyine abakuru b'igihugu no kugenda bica abahutu bakomeye nka Bagatabazi n'abandi, donc bagabyisi n'abandi. Donc ibi byose ni ibintu bakora bagamije kugira ngo batere nyine abahutu mujinya noneho bagire ibyo bakora. Ndetse rero kubwira ko no guhandurira ndege yarimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari doko bumvaga muri bo ko n'ubundi no mu Burundi bahitabirira abatutsi bakabica. Noneho baratsinzwe rero basanga mu Burundi bo ntago byo kubera ko ntago bari bashyizemo 5 urumva mu Burundi icyo nticyaba icyo bashakaga ntago cyabe kuko 5 ntago bari baragize gute barabashyizemo. N'ikindi kigaragaza ko biriya bintu bitateguwe dukurikije indege imaze guhanuka ukuntu ubwicanyi bwagiye bugenda. Tuvuge iwanjiju ni muri serire ya Nonko ituranye na serire Nyargunga umukuru w'igihugu yaratuyemo. Nuvuga ngo muri tariki ya 7 no kujya ku tariki ya 8 nta muntu utseru agapfa iwacu muri Nonko, ahubwo hari yapfuye umutu witwa Garuyizi. Urabyumva? Niwe wabanje gupfa aho ngaho iwacu kuri Nonko. Urumva? Nuvuga ngo abatutsi bavuye iwacu bahunga banyuze aho bita ku Munini, banyura Indera, bagira muri seminari, banyura ku ngo z'abahutu kuko abahutu nyine mu Rwanda n'ubundi nibo bari benshi ariko nta wabicaga. Urumva? Mu by'ukuri iyo biriya bintu iyo biza kumenywa niyo biza ko iyo leta iza kubitegura ikavuga wenda ikayibwira umuserire umwe cyangwa responsable muri responsable wa serire nta mututsi wari gusigara kubera kuko abitutsi basanzwe ari bakeya, sibyo? Rero iyo biba ari ibintu byateguwe bikabizwi na byibuze n'umuntu umwe muri serire n'umuntu umwe byibuze muri sera akababizi, nkubwije ukuri ko nta mututsi wari kugira gute wari gusigara kubera kuko nk'abavuye iwacu ntago twari kwemera ko bahave ngo bagende kandi bagendaga tubareba batunyuraho. Urumva? Bakanyura ku Munini n'abantu tuba duturanye nabo babaga bazi bariya nabo kuri Nonko yitwa kanaka bazi ko ari n'abatutsi. Urumva? Ntago rero donc kuvuga ngo byateguwe biriya nyine ni donc bo barabiteguye babigereka ku bahutu. Aho ku kibazo nakwibaza nuko nyine abahutu badafite ubwenge bwo kugaragaza ukuri kwabo ngo bagaragaze uburyo ibingi byateguwe na FPR kubera kuko FPR yo yari yabiteguye neza ku buryo bugaragara kuko yaje yica kandi iza yararika ku buryo bugaragara. Ibyo rero byagaragara koko ibyiri gucreya nta kindi n'ubundi iyo nje nkakwicira umuntu nta kindi mashaka mbagira ngo nyine wowe mutera umujinya. Turabyukanaho donc hari abavandimwe b'abatutsi bamaze kugira ubwenge bafite ishyirahamwe ry'abarokotse jenoside yitwa ngo yimashagishije kuba ari Gicumbi. Barabimenye mu Rwanda ngo bagenda n'ubundi bica abatutsi abo barokotse jenoside babica noneho bakabeshyira ngo n'abahutu babishe ngo n'intaramwe zabishe n'iki no kavuga ati se abo bantu ko batwishe muri 1994 batuziza ko twagiye kubafasha kubica none ko babifata bafashe igihugu n'uwo bagitegeka kuki ari twe bica batabica nitwe babikurusha kuki bica abatutsi bo mu Rwanda batica batorosha ubututsi. Donc barabyibaza abarokotse jenoside ubu ngo barimo kubyibaza twe turusha bari abatutsi kuki abahutu batwica cyagiye tuje ko batwishe batuziza ko twagiye gufasha bene wacu kubica kandi ko baje babica. None uyu munsi baraduhora iki ko babandi babica twagiye gufasha aribo bahari no barimo kubica kuki ari twe bica bo batabica cyo bakibazaho. Icyo ni ikintu kirojike ni ikintu kirojike. Rero ntago mu by'ukuri jenoside kuvuga ko yateguwe mu Rwanda ntago yateguwe n'ikigaragaza ko FPR yabiteguye neza ni uburyo yafunze abantu na nyuma yuko imara gufata igihugu. Kuko niba bavuga ko jenoside itegurwa na leta igakorwa na leta igashyirwa mu korwa na leta ntago bagombaga kwigirizaho nkana umuturage utazi gusoma no kwandika.
none kuvuga bigaragara nuko bateguye jenoside ukavuga ati tugomba gutsemba inyoko mu mutu twifashishije ko tugomba kubanza gutsemba abatutsi no tugasigara turi abanyarwanda twenyine ari twebwe dutegeka urumva noneho kandi mbese tugasiga uwo dushaka na uwo dusize akaba agomba kuba umupagasi wacu nkuko biri uyu munsi. Okay, none hariho ikintu nakubajije kandi ntaratahura ntaramenya ntarumva neza ntaranyugwa ningene bafashe ubutegetsi twarumvise yuko perezida amaze gupfa hari amasezerano yarusha yavuga yuko habaye bishitse nka bijya bikaba habaho 6 ba FPR na 6 bo mu ngabo za FAR baca bicarana ngo bafate ingingo mu nyuma ntibyakunda baca bashinga nta guciye mu ijambo muri iyo jenoside ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zari zafatwa amaboko nyuma. Nakubwira ko ziriya ngabo twari dufite ingabo zikomeye kandi vraiment ndazishima. Nakubwira ko ukuntu zari zikomeye turabirebera ko icyambere cyo donc kiriya gihugu ubundi kiriya gihugu cyatanzwe n'abahutu ubwabo ku buguryi bwabo kubera kuko bo bagize umujinya donc ubundi mu bahutu mu Rwanda harimo bya bintu byabaye muri 73 Habyarimana afata ubutegetsi hanyuma bamwe mu bategetsi bari ku butegetsi bakitwageza kuri barenga 70 byazanye conflit hagati y'amaprefecture. Noneho bituma rero abantu bajya gushyikira inkotanyi batazi umugambi wazo bakangisha gusa ngo turabahutu ntago zadutsinda mu matora ni muri demokarasi bo bibeshya ko ngo bazajya amatora n'undi bagatsinda bo bari bazi yuko amatora azaba kumbi FPR yo ibyo yarabiteguye neza izi neza ko amatora itezemera kwaba donc izikezi ko bazabarimbura mebo rero baraza basubiranamo bagambanira igihugu cyabo bamaze kukigambanira nibwo rero nyine cyafashwe bivuye ku manyapolitike ndetse haza no kuboneka n'ibyitso mu gisirikare. Navuga ko wari chef d'état major Gatsinzi Marcel bari bamwishe Gatsinzi Marcel wari bamwishe yari donc ndavuga ngo ni muri guverinoma y'abatabazi ndi kuvuga wari wapanyira Habyarimana yari chef d'état major ni yari yapfuye koko kandi nyine byumvikana nicyo tukirebo neza tureba ko urebe ukuntu kira gihugu ahubwo nta kuntu batakoze urabona niba hapfuye president chef d'état major bakabirigi bari bashinzwe iby'ingabo nabo bari hanze y'igihugu mu by'ukuri bamaze kwica Habyarimana na chef d'état major igihugu cyari gisigaye ari imbere nta muyobozi gifite nta muntu ufata ingingo ugize ute uhari urumva ariko hamwe n'ibyo bari yarangije hanyuma icyo nashaka kuva kuri iyo ingingo ngibyo navuga ngo hamwe n'ibyo basirikare bari bahari bagerageje kubwira FPR bandikira barandika bati rwose mureke dufatanye duhagarika ubwicanyi FPR irabyanga banditse abasirikare b'ingabo za leta yariho icyo gihe y'abatabazi ya Habyarimana cyangwa y'abatabazi donc baranditse bavuga bati twebwe turashaka kugira ngo mwege dushyire intwaro hasi tureke u Rwanda duhagarika ubwicanyi hanyuma twumvikane FPR irabyanga yemwe hari n'abandi bantu babisabye donc FPR barandika impapuro zigenda no muri Loni donc FPR tireka ntabwo twe dushaka ko hari ingabo ziza gutabara mu Rwanda FPR irabyanga urabyumva impamvu rero byangaga nuko ari zicyo yokeje urumva rero mu nyuma none ya leta bisanze gute bamaze kurenga umupaka bahunze ko baravuga neza yuko ubu ikibazo gihari muri Kongo ni Zaire yagiye kwakira igisoda bamukana n'intwaro bagira iki urabibona neza ko u Rwanda hariho umuryango wa ZPGR yego wahuzaga ibihugu Burundi u Rwanda na Kongo icyo gihe yitwaga Zaire kandi twari tubanye neza icyo gihe mu by'ukuri ariko icyo gihe kubera intwaro yatwaraga u Burundi yashyigikiye cyane inkotanyi ku buryo bugaragara noneho Habyarimana rero yari inshuti cyane na Mobutu
rero yamuhaye mu by'ukuri donc muzi ko no muri 90 yamuhaye abasirikare bamutabara noneho no muri 94 rero mu guhunga nyine babaha ubuhungiro kandi byo sikosa nge simbona mu nkikosa kuvuga ko uburyo bahunze bisanze ari impunzi gute kandi bari bafise intwaro bafise byose bafise ndakubwira ko bari baravuye bohewe amaboko inyuma donc ngo ibyo bashinja ngo ingabo za Habyarimana ngo nizo zahanuye indege muri icyo gihe indege Habyarimana yamanukaga kubera amasezerano yari ahari yo kubahiriza amahoro no kuzana FPR mu butegetsi imbunda zikomeye ibigega by'imbunda n'amasasu Nironi yari bifite funzo zabyo ntago abasirikare b'u Rwanda bari bafite ubushobozi bwo gufata imbunda n'amasasu donc icyo gihe ntago byashobokaga ikindi twarafatiwe na embargo ku buryo nta nubwo twaguraga intwaro ndetse n'intwaro twaguze mu Bubiligi bari bazitwimye barabyumva ibyo byose rero ariko hamwe n'ibyo ngibyo kubera ko bari abasirikare bari bazi kurwana bari barabyize bo bari bazi komba sanzarome donc ku buryo barwanaga udusasu dukeya bafite nk'ubwo aho Kicukiro bamaze kutugota ndabyibuka ko hari umusirikare waje katubwira twebwe twagoswe tugiye kubashakira inzira tugende upfarapfa ukirakiri nuko byagenze kuko badushakiye inzira abagenda baragenda abasigara nyine abapfa barapfa n'abasigara barasigara babyumva rero kuko uburyo bahunze nakubwira ko none hari abasirikare nka Kabirigi n'umukapiteni witwa Sagahutu donc abo nabigo nyine no Sagahutu ajya kona kubivuga mu biganiro abati ngiye na Kabirigi twavuze ko tutava muri uno mugi ariko noneho nyine byaje kuba ngombwa rero niyo mpamvu tuvuga ko n'abafaransa basa n'abatugambaniye ubundi ntago bagombaga mu by'ukuri kuva mu gihugu ngo bagende bajye muri Kongo bagombaga kugenda byibuze bakagenda nko muri Nyungwe bese bakagira nk'intara imwe muri ziriya ntara zegiriye Kongo bajyamo bafata ntibave mu gihugu burundu ariko kubera nyine akagambane ka Loni ka Amerika uziko icyo gihe ufite kibazo mfise bavuye mu gihugu gute bisanze no fete nura ninkeneye kumenya nyine doha intambara yarabaye baratsinzwe urugamba doko ntago batsinzwe n'akagambane kabayeho kandi navuga ko nko kuva muri Kigali bwa mbere icya mbere nakubwiye ko ari abafaransa babategetse kuva mu mujyi wa Kigali icya kabiri nakubwira ko FPR yari imaze kunanirwa ishaka gusubira inyuma kama maze kuba ati musubira inyuma gatoya urumva cyakitso ngo ni Marcel cyari yoboraga cyari cyaje Datamajoro muri icyo gihe nyuma yuko indege hanuka niwe wahise abashiro Datamajoro mu ngabo muri guverinoma y'abatabazi cyahise kivuga kiti woya mukomeze mwagiserere ubarimo kwitegura gukora rupri donc urumva ko hari muri rero iki akagambane mu by'ukuri icyo gihe hanyuma rero baragenda ariko kugira ngo bagende bave mu gihugu burundu amakuru mfite y'impamo nuko ari abafaransa babyoburije uziko abafaransa bagiye bagafata bakagira ntuza ya Turquoise operation de Turquoise donc abo rero babwiye bavuze bati muve mu gihugu mwatsinzwe mugende ariko mu by'ukuri ntago batsinze kubera koko ubundi gutsinda icyo bivuze ko nta mu general bafashe donc ntago bavuga ngo watsinze nta mu general wafashe nta basirikare wafashe nta n'abashinzwe baje nabigaruye ntago araba bafashe okay numva ko ari ibintu bitoroshe urumva rero nuko bimaze kuba umva indege imaze gukorogwa biragaragaza neza yuko nkuko uri kurabivuga FPR bari babizi neza yuko ariko bizogenda ko indege izokoroka bari babizi ngo hari n'abasirikare bo muri FPR babihamya kandi nkuko bavuze ko bakoze ubushakashatsi nawe bakabona igisasu cyavuye abo basirikare muri FPR nabo barabivuga icyo bavuga cyo nyine mu cyo batazi nuko bavuga ko ngo ari abasirikare ba FPR bayirashe ariko nta musirikare wa FPR wayirashira ndege yarashwe n'ababiligi ibyo nibyo nzi ibyo bizamenyekana yarashwe n'ababiligi ariko nanone ku kagambane ka FPR ntago ko atari FPR yabibiko done FPR ni FPR yabikoze ariko nyine ikoresha ababiligi ufite urumva n'ababiligi ntibari bashigikiye yuko intwaro iva icangana donc ababiligi justement bari donc urugamba rugitangira donc niyo mpamvu njya mbwira
donc abantu b'abahutu barantangaza cyane ubu bari muri opposition bamaze imyaka 30 nta kintu barakora bategerejwe ko bazakorerwa donc ni ukuvuga ngo nyine abahutu mu Rwanda bafite ikibazo cy'imyaka 400 bacakajwe ubucakariro buracyari mu bwonko bwabo ntago bumva n'ubu ngubu ntacyo bashoboye kubera ko njye nibaza impamvu abantu bahunze ari abashumba b'inka ariko mu myaka 30 bakaza bagafata igihugu noneho abandi bakagenda bafite amadiplome bafite ari ba dogiteri ari baki uyu munsi akaba nta kintu kirafatika bakoze gituma bavuga bati tuzagaruka tuzasubira iwacu bigaragara ko nyine donc igihugu barwanira cyitwa u Rwanda atari cyabo ahubwo ubwene igihugu bwatwe nta nubwo babizi ko ari ubwabo twebwe dufite ubwene igihugu bwacu ariko butari umunyarwanda bariya ni abanyarwanda pe kuko nakubwira ko tugiye mu mateka tunakwereka uburyo ki n'ikiranga bwami cy'umuntu wahandi cya Gihanga cyari umusambi kandi umusambi n'uyu munsi murabizi neza ko ari ikiranga butegetsi cya Uganda kandi muri Uganda niho hari ubwoko bw'abanyarwanda bwemewe no mu itegeko nshinga ryabo none uvuga rero ngo ibyo byose bikava ku muntu kugira ngo bibimanuka baje donc ubundi Rwanda ni ikinyoma bishingiye ku kinyoma n'abarushinze ni ibinyoma kuko nka sekuru wabo bavuga ko bavuyeho witwa Sabizeze bavuga ngo yaje abeshya ngo yamanutse mu ijuru mu rwego rwo gukanga abantu ko babeshya kugira ngo mbese byabo ni ibinyoma gusa bityo bituma n'umwami yasanze umuhutu akamubanira neza amwita ngo ni kigwa kubera ko ngo nyine ngo yaguye noneho abamukurikiye abantu be akabita ibimanuka kubera ko nyine ngo bamanutse donc kumbi bamanutse bavuye ruguru za Kenya na Uganda bazanye binjira mu gihugu binjira mu Rwanda donc muri kiriya gihugu muri kure butaka butari tu Rwanda nongera nibutse abantu ko bure butaka bwiswe u Rwanda nyuma y'umwaka wa magana mu mwaka hasaga donc mu myaka 300 na mu myaka 1312 ku ntambara Ruganzu Rugimba yashoje ku bahutu bari ku duhugu twari dukikije ako kantu kagasabo nabo bare bagahawe n'umwami witwa Kabeja akabahaye nk'abantu kuko bari abanyabwuzu bazi doko baraje basanga abantu n'abanyabwuzu babanira neza ariko baza basanga abatutsi n'abatwa abatutsi n'abahutu babana neza noneho baraza barabacanganya sasa batangira kubazanamo amacakubiri ariko nabwo batahereye ubwo ngo bahageze ahubwo bahereye nyine kuko ni umushinga wabo bize batangira no kuaplika mu mwaka wa 313 none juste kugira turangize bino kiyago na twahagaze surtout ku byabaye no ku mateka nkeneye kumenya ni cyayi kintu ubona yuko ubucokogwa mu Burundi twaragize harabaye kitwa commission vérité et réconciliation tukabwizanya ukuri hama tukaharirana hama tukabana tukananywana ibyo byose uri nzumva ati bamwe byagenze uku abahutu barisha abatutsi hari navuga ati abatutsi barisha abahutu basanga bose uku nuku hari bamwe bagomba kwiyeza abandi bagomba kugira uku ubona yuko u Rwanda nk'abanyarwanda juste muri surtout kuno kuntu muri bino bihe myibuka abanyu mwabuze ndakeneye kumenya ubona aho kugwikini ubona yari message utanga ku buryo n'impunzi ko ndazi ko hari abo bazambwira bari za Kisangani akambwira ati twagiye n'amaguru duca mu ishamba arundi ko turavugana ejo ambwira yuko aba muri Canada we bambwira yuko atamujyango numwe atamuntu numwe afise nkavuga ati none twe mu Burundi byarabaye turabwizanya ukuri ati banaje narakwiciye nta ngorane ati nanjye narakwiciye ati okay rero basi mpamvu byashotse mu Burundi mpamvu byashotse mu Burundi nuko imbaraga zagize abahutu noneho abatutsi nyine babona ko bashobora gutsindwa nuko bemera nyine ko basangira ubutegetsi ariko iyo baza ko ari bwabo mu Burundi byabaye kore y'amasezerano nyene namba mu Rwanda FPR yari 40-60 natugi mu Burundi ni ivyo nyene 40-60 nivyo byabaye nyine kugira ngo byemerwe hano nuko abahutu bahano doko kubera ko batacakajwe doko nubwo nabo bafite byakore bivuye iwacu mu Rwanda ariko mu byukuri ntago bo bafite ubucakara mu mitwe yabo ibyo bikoreweho babashe kumenya ibyo bakorerwa nkabo
noneho babasha kwirwanaho nyine nk'abo bafite abantu baraturangije. Igikenewe rero donc muri kiriya gihugu cyacu ubwiyunge hagati y'abahutu abatutsi n'abatwa burashoboka kubera kuko ntacyo dupfa kuva kera. Icyo bisaba gusa ni ugusobanukirwa n'umwicanyi wacu n'uduteranya n'inde. Abatutsi bagasobanukirwa ubica n'inde, abahutu bagasobanukirwa umwica n'inde, bakareka kwiterana ba mwana. Abahutu bareke kumva ko abatutsi aribo babica, abatutsi bareke kumva ko abahutu aribo babica, ahubwo tumenye utwica n'inde. Noneho umuntu nitumenya kumenya kizaba gikemutse. Umubano wari usanzwe uri hagati y'abatutsi mbere y'umwaduko w'abanyiginya wari uhari, abahutu n'abatutsi barabanaga, na nyuma ya 59 harabyaragaragaye ko abahutu n'abatutsi babanye neza. Yemwe no mu gihe cy'ibwami abahutu n'abatutsi bo mu rwego rwo hasi barashyingiranaga, kuko nk'umuhange nzi abantu bagiye bavuka ku bahutu n'abatutsi barashakanye muri za 20. None ikibazo gica kiza none ubu umbwira yuko batabanye neza kandi ari ndi umunyarwanda. Iriya ndi umunyarwanda ni amacenga. Ibintu doko mu Rwanda ubu se hari ikinyamadoko, hari kanari Amerika nkomeje ubundi bavuga ko hari umuntu ni uri umunyamakuru wo kujwi ry'Amerika witwa Bagira Ubusa izo kanari yatweretse donc hari amakuru yakoze ashyira ku ijwi ry'Amerika, ariko n'ejo bundi atwereka noneho ko ngo wa muntu ngo yarabuze kuko hari abantu ntago bashyingirana abahutu n'abatutsi. Donc ngo mu Rwanda aramacakubiri barimo kwisha amacakubiri mu buryo buri wazi. Iyindi umunyarwanda bayigisha abahutu kugira ni genocide ikorerwa abahutu kugira ngo nyine donc nuvuga ngo abahutu barakorerwa genocide mu buryo buri physique no mu buryo buri mental. No mu buryo mu bwonko bwabo biyibagirwa ibyo bari byo, bareke kwirwanirira, urumva bajye bitwa nk'ibinyonyo. Urabyumva neza? Ariko iyo birangiye barafata abandi kuko urabizwa mu Rwanda ubu ngubu nyine abatutsi banditse mu Itegeko Nshinga ry'u Rwanda, ariko abahutu ntaho banditse. Mugana n'abatutsi banditswe ari uko bapfuye. Bane n'abatutsi banditse ariko bapfuye nuko nyine genocide yakorewe abatutsi. Urumva? Nta nubwo bavuga byibuza bayibakoreye, ntabwo bavuga bati n'abahutu gutya urumva. Ibyo rero ni ukuvuga ngo biriya ni agakino ko kubeshya. Nigeze no gukora ikiganiro ku mateka nyakuri. Nakoze ikiganiro ngaragaza ko yindi umunyarwanda ari amacenga, ari uburyo bwo kugira ngo gusa niba gifata imyanya bakayiharira he kuzavugwa ngo dore muri hari imyanya nyine nkuko uyu munsi bakora amajanisha ngo dore ngo mwebwe ngo perefegitura zare 11 ngo harimo abaperefe ngo 2 gusa, kandi nyine donc bapinga ngo politiki y'iringaniza ya Habyarimana kandi mbona yariyo kuko niba abantu ari 14% kabati abanyeshuri abatutsi 14 baziga, abahutu 85 bige n'umutwe umwe yige. Nge mbona bingana kuko niba se abantu 14% nyine babona nyine byagenda bite nyine. Bose niba nyine mu Rwanda abahutu ari 85% barashaka kugira ngo perefegitura 11 doko bamwe baba babyibuze wenda abatutsi batanu n'abahutu 6 kuse mu nyine nta karengano kaba karimo. Doko mu buryo buri equilibre nuko nyine bigomba kugenda gutyo, nuko bagomba kubati niba muri 14 ni mwige muri 14 kubera ko amashuri nyine ni makeya turiyasanga natwe dusaranganye rero. Kandi Habyarimana ibyo yarabasobanuye avuga ati ngiyewe mbona ariko byari faveur ku batutsi kubera kuko birumvikana niba abantu bigari benshi hari imyaka imwe abatutsi bari kwigari na 20% nibyo kubera uko bangana, ariko n'igihe bari kwigari 0% kubera ko muri umwaka bose batsinzwe. Urumva kubera ko barigana n'abantu benshi, abo benshi rero kugira ngo ntabwo bavuga ko abahutu 80% bose batsindwa, ntabwo bishoboka. Ariko abatutsi 14 bo batsindwa, bose bagatsindwa ntagire n'umwe utsinda. Ubwo rero nuvuga ngo ahubwo iyo bigenda uko babivuga, ahubwo hari igihe wari gusanga nta mututsi wize. Mu gihe kandi bo muri gihe cy'ubukoroni bo bigaga muri babahutu 85% nta mutu n'umwe wiga. Urumva bo nibo bakoze cyane ahubwo. Abdul, turayazi ibintu bikomeye. Bibaza yuko ibintu tuyaze birafasha surtout urubyiruko abajene kuko burya nibo amateka uyababwiye uko atari hari uburi kurabaroga
ko nk'ubu ari abantu bashidikanya baza ati nkawe uvuga yuko niho wari warabonye dufate nk'iyo modoka abo babirigi nk'ubu sinzi yuko bagira birigi barafite n'isano bagiye bace bagenda kuyica kwa premier ministre bari abantu byo kwa premier ministre byose na amateka bira byahari ukuntu bivuga biriya bavuga ngo ni ingabo za byane babishe nabyo bivuga ko ni operation iriya y'inkota nyine yakongeye ikora ikabeshyira nyine abariya mbe gato mu kurangiza akantu bazukanye muri nibagiye ko baza ziga ngabo zari ziri muri sende nugwaye ruhara zagize muri ziraza kuzubwicanyi nyine bukomeye cyane kuko none se ni naho uri bubonere ko aribo bateguye ibintu kuko indege ikimara guhanuka indege hanutse bavuye mu bigo bavuye muri sende base bagiye hanze mbe bangana gute abasirikare bari hajya muri sende donc bavuga ko ari 300 ariko barengaga 5,000 kuko kubera ko bajyaga kuzana inkwi kubera nyine na imbaraga nkeya nyine z'ubutegetsi bwa Habyarimana nabwo ntabwo bacungaga nyine ngo kumintwari ngo iki nyine kubyamenya kubera ko yari ifitemo urumwe akaboko baragendaga nyine ngo bagiye kuzana inkwi bakajyana nyine abasivile bagukubatoza igisirikare bakazana abasirikare mwenyewe muri hari abo ngabo bakwirakwiriye nyine muri ville mu mujyi hose kugira ngo bakwirakwize nyine igihe nikigera baza kubwira none ikibazo gica kiza namba hari abasoda barenga 5,000 ba FPR bari Kigali genocide yashobotse gute kandi umurenge donc genocide yashakwa na FPR iyo FPR bishaka donc ibidashaka genocide yari guhagarara rugikubita nta nubwo abantu bari gupfa ko nakubwiye ko abasirikare ba Habyarimana babandikiye bakababwiye bamagaba bakabwira bati umurege bagiye babwiye nuza darere wari yoboye ingabo za Mintwari babwira Kagame azana abasirikare be bahagarika intambara duhagarika ubwicanyi haranga Kagame bashaka ingabo za FARC zifashanye n'iza FPR mu guhagarika abasivile bane mu kwica abandi mugabo uremeza 100% yuko abasivile biraye mu batutsi barabica ibyo byarakozwe buse twaduhari byarakozwe ariko byakozwe ku Kagambane nyine kuri trike kuri ba 5 babande ba FPR urumva abo 5 ni FPR rero abashizemo kugira baje kuyicama abandi bagaca baje nyuma yego none kubera ko nyine baberekaga n'impamvu president wanyu yapfuye rero yo yapfuye namwe murapfa none ubwo bakabikora babona ko ari nko kugira gute erega none se uzabaze abatutsi barokotse mu Rwanda barokotse gute sabuto babahishaga nabo biti intera hamwe nibo babahishaga ugasanga umuntu ari intera hamwe afite imbunda n'abagorunade ariko afite abatutsi nka 20 mu nzu ubuse wambwira gute ko abantu bari bagishwe kwica kandi ngo bica abatutsi ntago ari byo donc yabaga ari intera hamwe yambaye amagorunade yamfite n'imbunda ariko afite abatutsi ahishe mu nzu barenga 20 se wambwira donc hata niyo bitaba ibyo nta mututsi ari gusigara deje kandi mu nyuma bonyine babahishe mu nyuma niyo bagarutse kandi za gacaca zibacira imanza donc ngo tubarashize donc se ubuse ahubwo se tujye no mu mibare y'abapfuye inkotanyi bajya bansetsa donc tujye no mu mibare y'abapfuye bavuga ngo ni gupfobya genocide tujye no mu mibare y'abapfuye donc nk'iwacu mu rugo napfushije abantu 33 urumva 33 bishwe n'inyenzi inkotanyi urumva abaturage duturanye nko kwa Rubudika twa duturanye urumva ndabara bapfuye nabo nkasanga bagera nko kuri 20 urumva donc iyo nta rugo wacu rw'umuhutu rutashizemwe abantu pole sana mesha po bana pole sana mwarahuye n'amakuba cyane niyo mpamvu muri bino bihe bisaba kuremesha abanyarwanda kuko hariho bamwe bafise uburenganzira bwo kwibuka babo n'abandi atabwo bafise umva nkawe ngano ufise kwibuka sifite uburenganzira bwo kwibuka sifite sishaka kuvuga ngo undi mu Rwanda ngo ngiye kuririra abakuru banje abana babo bapfuye bishwe banizwe suko ngo na masaso yabaguyeho ya doko barazaga bagatwara bakoresha n'ubushoka n'ubushoka n'ingoyi ingoyi ni kukuzirikira inyuma guri nanjye barayinziritse ndaruko nayo barakuziritse sinafunze imyaka 10 y'akarengane nayo wafunze ubakwagiriza iki mbeshyiraga ngiyo genocide
niwe warayikoze nyikora se nyikora ntago mba hanze juste manaje ku myaka 10 ishize urarengana iyo gaca ntago wadenganuye se n'abaturage bashakuje nabyo birarenganira gute bari abajya barenganura abantu donc ahubwo ngiye natangaje n'ukuntu bafunguwe abavuga ko bishe abantu donc bahimbye abisha abantu ngenda bikabantu umuntu wavuze ngo gasohoka nkubita gaso wo kubirega nyine ngo kwerega no kwemera icyaha ngo gasohoka nkubita donc ati bishe banga ngo sinabara barenga ijana umuntu yatashye imbere yanjye. So bakunzi basimbizwa Semavumba ikiyago tuyaze ni ibintu bikomeye cyane nizere yuko nikindi gihe umusaza nzo mutumira tuyage atuyaze surtout ku mateka y'ibyabaye mu Rwanda 1994 n'imbere yaho nitwakuyaga tutageneye kumenya nizere yuko ibyo muza gushira ku ma commentaire nibyo bizotuma nikindi gihe ndamubazanira nizere yuko nina bakenera nzo baronka cyane rwose turi tayari tuzagumiza korana namwe igihe cyose turahari kubera ifo yuko uno munsi akarere bamenya ukuri ku mateka yaranze hano karere ko budukeneye akarere karemwe amahoro kujya nyene yari CPGR aho hambere ari umuryango umwe ibintu by'impunzi byagiye kuba ari uko abanyarwanda baje kera nta ciye twumva ngo umurundi ngo abarundi batangiye guhunga ari uko abanyarwanda bahungiye aha n'abazayigwa batangiye guhunga ari uko baronse impunzi z'abanyarwanda bahungiyeyo. So ubu rero ibisaba yuko tumenya ukuri abaswahili bavuga bati tukubali matokeo twongere tumenye ukuri hama tubwizanye ukuri hama tubane neza. Ndagushimire cyane mze urakoze cyane turi kumwe nanjye nifurize ishya n'ihirwe abantu bose bakurikiye ino kanale bagende no kuri kanale yanjye ubu mfite kanale radio Impinyuza TV niyo nafuguye ndahangaha nubwo umunsi ifite ikibazo gitoya ariko kizakemuka. Hanyuma nafite kanale Amateka Nyakuri TV nakoreho ibiganiro byinshi ubwo nayo mwajyeho mukareba no iyo kanale ntakifiteho access kubera kuko nyuma yuko umugore wanjye abana banjye bafatwa bagafungwa bakakorerwa yishwe robozo barabaturoti bavugaho ndi mwana wanjye ko ari wakoraga ibijyanye na tekinike abaha ibyangombwa byayo nuko barayangiza. Okay, nuko uburo turi kumwe ikindi nanone nifurize nihanganishe abantu bose bagize ingorane zo kubura babo baba abahutu abatwa n'abatutsi bose ndabihanganishije twihangane kandi turi intwari tw'abagabo gusa tugomba kumenya icyo turi cyo tukanga ubucakara tukarwanira ukuri kandi tugomba gukora ku buryo Afurika yacu yigenga twabakire nta mpamvu nimwe ko abacakara b'abazungu ko ikindi nuko tutagomba kwisuzugura ngo tubyo ko abazungu baturusha ubwenge. Abazungu ntacyo baturusha dufite umutwe bafite amaboko bafite donc ibyo bafite ibyo dufite ibyo rero mugomba kumenya ko ntacyo baturusha donc twebwe turakomeye dufite ibihugu byiza ibihugu byera ibihugu amacakubiri tuyaretse ubusambo tukabureka tukemera gusangira ibyacu twazaba bakire ndetse abazungu bakaza kudusabiriza ahubwo bakaba ari bo baba bacakara babo nubwo nabo tutabyifuza nibaze duhahirane ariko be kuducakaza be no kudushuka ngo turwane dushyamirane kandi tuvindimwe. Murakoze kandi murakarama. Murakoze cyane naye ndabakunda naho butaha.